Abana muraho nizere ko mumeze neza. Uyu ni umunsi udasanzwe, ni umunsi mwiza cyane, umunsi twizihiza urukundo. Murabibona umutaka mwiza mfite, ibyiza byose nambaye bigizwe n'urukundo. Ubundi urukundo rugaragazwa n'ikirango cy'umutima. Umutima ubundi niho hava urukundo. Umunsi wa Saint Valentin rero ni umunsi uba ku itariki 14 turawizihiza, ni umunsi usobanura urukundo, kandi twifuriza abana bose kugira urukundo, kuko urukundo ni ikintu cyiza cyane, nicyo kiranga umuntu nyamuntu. Abana nk'uko maze kubibabwira, uyu ni umunsi wa Saint Valentin tuzi mu ndimi z'amahanga, ariko ubwo mu rurimi rwacu twavuga ko ari umunsi w'urukundo. Ni umunsi w'urukundo, kandi urukundo ni ikintu cyiza cyane gitangirira mu mwana akiri muto. Niyo mpamvu twifuje kubaganiriza ku munsi mwiza nk'uyu wa Saint Valentin. Twe twabwiye ko uyu munsi wizihizwa ku itariki 14. Rero turabifuriza umunsi mwiza wa Saint Valentin, turabifuriza umunsi mwiza w'urukundo. Rero bana, umunsi w'urukundo ni igihe tugomba kubyutsa urukundo muri twe, tukareba abo dukunda, tukabibabwira, abari hafi yacu tukabagaragariza urukundo. Turabifuriza umunsi mwiza wa Saint Valentin, mwishime, munezerwe, mukunda ababyeyi banyu, kandi natwe turabakunda cyane. Abana muraho, amakuru yanyu, muri kumwe na Papa Yambi wo muri Rwanda Bookmobile. Uyu munsi rero nabahitiyemo agakuru karyoshye, inkuru yitwa Inshuti. Ni inkuru yanditswe na Herme Heine. Imbere yanjye hano ndabona insake iri ku mahembe, ndabona ingurube nayo, nkabona n'imbeba, byose biri kuri rya gare. Ese izi nshuti byazigendekeye gute? Reka rero dufatanyirize hamwe dusome inkuru y'uyu munsi. Inkuru yitwa Inshuti. Ese nawe ufite inshuti? Buri gitondo isake yarabyukaga ikaza ikajya kubyutsa izindi nyamaswa, ivuga ngo imbeba hamwe n'ingurube bikaza gufasha ya sake kubyutsa izindi nyamaswa. Bikibwira biti, inshuti nziza, inshuti zirahorana ibihe byose. Nyuma yo gukora akazi ko kubyutsa za nyamaswa, nta kindi zakoraga, zafataga igare zikajya gutwara igare muri icyo gitondo. Izo nshuti nta kindi zakoraga, zashoboraga gutwara rya gare mu manga, ahazamuka cyangwa se mu mihanda mibi. Nta hantu na hamwe inshuti zitashoboraga gutwara amagare yazo. Nta n'ikintu cyashoboraga guhagarika za nshuti ubwo zabaga ziri gutwara igare ryazo. Umunsi umwe zakinnye umukino wo kwihishanya muri uwo mudugudu hafi y'igishanga. Ubwo imbeba yari yihishe, yaje kuvumbura ubwato bushaje mu byatsi birebire, irangije iragenda yereka za nshuti zayo. Nuko zifata umwanzuro wo gukina umukino wo gutwara bwa bwato. Nuko za nshuti ziribwira ziti, inshuti nziza zifatira umwanzuro hamwe. Ya mbeba ifata ingashyo, ya nkoko nayo ijya mu bwato hagati, irambura amababa, irangije iba umuyobozi. Ya ngurube yicara imbere, irangije iyobora bwa bwato. Nuko za nshuti zirakomeza zitwara bwa bwato, ziragenda hejuru y'amazi, zibwira ko rwose zakoze ikintu cy'ubutwari, zakoze umurimo ukomeye.
ariko zaje guhura n'ikibazo cy'uko inzara yarazishe, zirangije za nshuti zirakata zigaruka ku nkombe. Mbere na mbere zabashije gushaka gufata amafi, ariko kubera ukuntu zari zishonje, igifu cyatangiye kugira urusaku rugiye rutandukanye, igifu kigenda kivuga nuko amafi yumvise urusaku rw'igifu, nuko amafi akora iki? Arigendera, arahunga, za nshuti zirababara, zibura icyo kurya. Zigira inama zo kujya gushaka inkeri, nuko zimaze kubona inkeri zo kurya ziragabana, imbeba itwara inkeri zayo, inkoko nayo itwara inkeri zayo, nuko ingurube yo itwara ibikubye kabiri iby'izindi nshuti. Nuko za nshuti, imbeba ntiyagira ikintu biyibwiye. Isake iravuga iti oya, araturenganyije rwose, araturenganyije, twese twakagombye gufata ibintu bingana. Nuko ya ngurube ifata za nkeri irazigabanya mu buryo bukwiye. Nuko ziribwira ziti inshuti nziza ni inshuti zisangira ibyo zifite byose. Nuko za nshuti zikurira inkeri, zirarya, zirahaga, nuko zifata umwanya zicaye mbere y'uko zikomeza urugendo. Umugoroba ugeze, za nshuti zifata igare zisubira mu rugo. Inyuma y'inzu y'inkoko hafi y'ikigega niho za nshuti zahagaze, zizamura ikiganza, zirarahira, zigirana amasezerano yo kuzaba inshuti nziza kandi inshuti zihorana. Ijoro rigeze, inshuti ziribwira ziti mureke tujye kurara ku mbeba. Ariko ikibazo zagize, ya sake ntabwo yabashije kwinjira mu nzu y'imbeba kuko isake yari ndende. Nuko ya ngurube irazitumira, irazibwira iti inshuti nziza, mwaje tukarara mu nzu yanjye. Ariko imbeba yanga kujya kurara mu nzu y'ingurube. Inkoko irazitumira, irazibwira iti inshuti nziza, mwaje tukajya kurara iwanjye, ko mu rugo aho ndara nta kibazo gihari. Nuko byumvikana ko bigomba kurara mu nzu y'inkoko, ariko biza guhagarara ku giti cyari kiri mu nzu y'inkoko. Kubera byari bifite ibiro byinshi, cya giti kiravunika, inshuti zitura hasi. Nuko za nshuti ziribwira ziti ariko n'ubundi ntabwo inshuti zizahorana ibihe byose. Ku bw'iryo joro inshuti ijya kurara mu nzu yayo, buri nshuti irara mu nzu yayo. Ariko kubera ukuntu inshuti zakundanaga, buri nshuti yaraye irota inshuti mugenzi wayo. Abana, inkuru rero nabateguriye ni iyo ngiyo. Mwumvise ukuntu inshuti zibana ibihe byose, zigafashanya, zikungurana ibitekerezo, zigakorana ibintu byose hamwe. Nawe rero nimba ufite inshuti, haranira kugumya kubana n'inshuti yawe, mukora ibyabateza imbere, mukunda gusoma, ari nako mugirana inama. Mwari muri kumwe rero na Papa Yambi wo muri Rwanda Book Mobile. Abana, dukunde gusoma kuko niho tuvoma ubumenyi. Kuva kera wasangaga abana bigunze, Rwanda Book Mobile biraje. Fata book, soma book, ubashe kumenya ubumenyi butandukanye. Mwana w'umunyarwanda, kwino nawe wisomere, iki nicyo gihe cyo kudahishwa mu bitabo. Kwino wisomere, uvoma ubumenyi. Soma, some, tuvoma ubumenyi. Rwanda Book
Bookmobile igisubizo ku bana b'abanyarwanda. Rwanda Bookmobile igisubizo ku bana b'abanyarwanda. Yeah. Nasoma twasoma bana tuvamo ubumenyi dusoma. Nasoma twasoma. Abana ndagarutse nanone. Aha nk'uko nabibabwiye, uyu ni umunsi mwiza w'urukundo, kandi tuzi aho urukundo rubikwa. Ubundi urukundo rubikwa mu mutima, ubundi rugasakara mu muntu. Rero uyu munsi hano mfite ijambo umutima. Umutima ryavamo amagambo menshi meza atandukanye ashimishije agizwe n'urukundo. U ihagarariye umutima, ma igahagararira mama, kandi tuzi ko mama ari umuntu wuzuye ubwuzu n'urukundo. U igahagararira ubwiza. Burya iyo ufite urukundo, iyo umutima wawe ufite urukundo, uba uri mwiza byanga bikunda, ugomba kuba mwiza. Hakaza ta. Ta ihagarariye na twese. Twese turi beza, twese tugomba gukundana, twese tugomba kugira urukundo. Hakaza i ariyo ihagarariwe n'ineza. Urukundo rukoranwa ineza. Iyo ufite ineza burya n'urukundo burufite. Hanyuma hakaza ma. Ma ikaba ihagarariwe n'amahoro. Tuzi abantu benshi bitwa ba mahoro, ariko ntago ari ukuvuga ko nawe utaba mahoro. Buri wese yaba mahoro. Burya ufite urukundo ugira n'amahoro. Rero umwana wese uri mu rugo ufite urukundo kandi wumva bishaka, nawe uri mahoro. Hanyuma a igahagararirwa na amarangamutima. Burya urukundo ruba mu mutima, kandi amarangamutima ni ibiba biri mu mutima tuba twifuza gusesekaza mu bandi. Twizere ko amarangamutima yanyu ari meza yuzuye urukundo. Turabifuriza nanone umunsi mwiza w'urukundo. Ngaho umutima wanyu wuzure urukundo. Abana, reka mbereke Tonton Dan turi kumwe hano. Ndabona afite ibintu byiza cyane, atubwire ibyo ari byo. Ese aya mabara meza agizwe n'urukundo, watubwira ibyo ari byo Tonton Dan? Murakoze Feli. Abana ndabasuje cyane. Banyita Tonton Dan, ndo muri Rwanda Bookmobile. Ibintu mureba aha ngaho no munsi ni ibintu byiza cyane. Ni amabara atandukanye. Murabona ko ari amabara menshi. Uno munsi rero tugiye kwiga ku kintu bita umukororombya. Amabara mureba hano abana ni amabara agize umukororombya. Umukororombya murawuzi se? Mushobora kwibaza ngo umukororombya ni iki? Umukororombya rero mureba hano uba iyo imvura iri kugwa, urumuri rw'izuba rukanyura mu bijojoba by'imvura, hagahita haza amabara mu kirere yandi mujya mubona ari aya ngaya. Umukororombya ugaragaza icyizere cyangwa se ukagaragaza urukundo Imana idufitiye. Umukororombya ugira amabara arindwi, ariyo umutuku, hakabamo icunga rihishije, hakabamo umuhondo, hakabamo icyatsi, hakabamo ubururu, hakabamo ibara ry'umura, hakabamo n'ibara ry'idomo, ari ryo rya nyuma rigize umukororombya. Ngira ngo murawubona hano umukororombya dufite. Namwe mushobora kuwukora mu rugo mukoresheje aya mabara maze kubabwira. Murakoze rero, mwari muri kumwe na Tonton Dan. Dukomeze dusome ibitabo mu rugo, tugire ibihe byiza. Ndabakunda cyane. Abana muraho, muri kumwe na Pacifique Mahirwe wo muri Rwanda Bookmobile. Abana mwese ndababwiye ngo umunsi mwiza wa Saint Valentin. Uyu munsi ni umunsi nkuko Feri yabibabwiye, Tonton Dan yabibabwiye, Papa Yambi yabibabwiye. Mwabonye ko amagambo twagarutseho na amagambo aranga urukundo. Urukundo ukunda umubyeyi wawe, urukundo ukunda inshuti yawe, urukundo ukunda abantu batandukanye. Uyu munsi rero nangiye mbere yuko ntangira kugira ngo nze kubabwira umuvugo w'umubyeyi. Nkunda no umuvugo wa kera, ababyeyi barawukunda cyane. Hari agatabo nabahitiyemo kitwa ngo I love you cyangwa se ndagukunda. Ni agatabo kanditswe n'umuntu bita Jean Marizolo.
ni agatabo k'umuvugo ndagukunda. Buri nyoni wari uzi ko inyoni nayo ikunda igiti? Inyoni iyo ari yose ikunda igiti kubera ko igiti kifitiye akamaro kenshi cyane gatandukanye. Yewe buri rurabo rwose rukunda iki? Buri rurabo rwose rukunda uruyuki kubera ko uruyuki nirwo rutuma indabo zibaho, n'indabo zikaba arizo zituma uruyuki narwo rubasha kubaho. Nawe rero wa mwana we unkurikiye ufite ijisho ryawe nawe riragukunda kubera ko rigufasha kureba ahantu hatandukanye, rigufasha kujya ahantu aho ariho hose. Wari uzi se ko nanone isogisi rikundana n'urukweto kubera ko isogisi uraryambara n'urukweto narwo ukabyarwambara, byose ukaba ushobora kujyana nabyo. Wari uzi se ko rimwe ijyana na kabiri? Rimwe kabiri, ntabwo ushobora kujya kuri kabiri utabanje kuri rimwe kabiri, nabyo birakundana kandi birajyanirana. Nawe rero ijisho ryawe riragukunda kandi n'ababyeyi bawe bakagukunda. Wari uzi se ko igitiyo, iyo hari igitiyo hagomba kuba hari n'indobo? Ntabwo ushobora gutiyura umucanga, ntabwo ushobora gufata umucanga ngo upfe kuwutwara ku gitiyo gusa, utwara mukeya, ariko iyo ufite indobo ushyiramo byinshi. Ibyo bintu byombi birajyana kubera ko ari inshuti. None se wari uzi ko buri gakende ako ariko kose gakunda umurizo wako? Kubera ko umurizo wako gakende icyo ugafasha ni iki? Uwo murizo ugafasha kugira ngo kabashe kwicunda no kwicundaga ku biti kugira ngo nako kavimvire kumve umunyenga w'ibiti. Niyo mpamvu gakunda umurizo wako. None se wari uzi yuko amazi ayo ari yo yose akunda amafi aba mu nyanja? Wari uzi se ko n'amafi nayo akunda amazi? Ni ukubera iki? Nuko bibana nabyo ni iki? Ni inshuti. Nawe rero ijisho ryawe riragukunda kubera ko ushobora kureba ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye. Wari uzi se ko buri muntu wese uwo ari we wese akunda igikoresho cye? Ashobora gukunda isuka, ashobora gukunda amajagu, ashobora gukunda buri kintu cyose ashobora kuba yakoresha hanze ahantu hagiye hatandukanye. Buri gikoresho cyose gikundana n'umuntu kubera ko umuntu akunda igikoresho cye kubera ko agikoresha. None se wari uzi ko buri gishuho cyose nacyo gikunda amazi? Igishuhe gikunda amazi kubera ko kigira gute? Kigerageza koga, kikajyamo kikoga kigakubita amazi agataruka ahantu hagiye hatandukanye. Wari uzi se ko nanone buji, urumuri, rukundana na keke na gato? Uzi impamvu se bikundana? Iyo wagize anniversaire, iyo wagize isabukuru yawe, nta kindi ukoresha, ushyiraho twa tubuji bagahuha utubuji tungana n'imyaka yawe. Birajyanirana, ntibishobora gusigana. Nizere ko nimuzajya mukora anniversaire muzajya mushyiraho buji. Nawe ijisho ryawe riragukunda. Uzi impamvu rigukunda? Nuko ubasha kubona ibintu bigiye bitandukanye. Abana rero murakoze cyane, nizere yuko mugiye gukunda inshuti zanyu, mugiye no gukunda ababyeyi banyu. Ariko mbere yuko ndangiza aka gakuru, uyu munsi hari umuvugo nababwiye ko ndibuze kubasomera. Muriteguye? Ariko nimara kubasomera umuvugo, namwe murajya kuri Instagram wandikeho Rwanda Book Mobile, uku nguku. Reba murebe uko byanditse, Rwanda Book Mobile. Ugiye no kuri Facebook wandikeho Rwanda Book Mobile. Nurangiza nawe ushobora gukora iki? Ushobora kwandika umuvugo uwo ari wo wose ukawutwoherereza tukamenya inshuti yawe. Ushobora kuwandikira mama wawe, ushobora kuwandikira papa wawe, ushobora kuwandikira murumuna wawe, ushobora no kuwandikira mukuru wawe. Mwiteguye umuvugo wa none ahangaha? Ni umuvugo bahimbye kera witwa ngo uri mwiza mama. Mbakumbuze se waba wibuka umuvugo ugira uti uri mwiza mama, uri mwiza mama. Koko uri mwiza si ukubeshya, si nkurata bimwe bisanzwe. Abantu benshi bakabya cyane. Amezi 9 mu nda yawe untwite ugenda wigengesereye, udahuga wanga ko mpugana.
ngo igihe mvutse ntarareba umfureba neza ndanezerwa, ngira ubushyuhe imbeho ntiyaza, imbehe yanjye ubwo ikaba ibere. Imirimo yawe ndayigutesha, imiruho yanjye ndayigukwiza, amarira yanjye ndayagutura, ariko wandeba ukagira uti kira kibondo. Nzakurata uko bigukwiye, ibere ryawe n'indahinyuka, kuko ndikesha ibyiza byinshi. Amaraso meza ahorana ubusire, umubiri mwiza utagira inenge, bwa bugingo buzira indwara, ngo ejo ntazabona nituye. Murezi utanga urugero rwiza, uri nyampinga ukagira ubuntu, ntabwo urambirwa kuntamika, ntujya usibara kunkorera, nyir'urugwiro nzagushima, mubyeyi impamo ntimpahamure. Ururimi rwawe rugabituze, urugero rwawe nzarutora, n'umuco mwiza njye nkwigana, nzakurikiza isuku yawe, mawe nshimuri mudasumbwa, sinakunganya undi mubyeyi. Ishuri ryawe riruta ayandi, ubwenge bwa mbere wantoje, nibwo nahereyeho njya kwiga. Kutiga ndafasha abandi, ibyo mbikesha umutima wawe, ntabwo wangwa mu urwo rukundo, utagukunda rugori rwera, ntacyo yaba amaze mu Rwanda, kubera ko uri umubyeyi. Mutima mwiza uzira umunabi, ineza wivamo urukundo, sugira sangurira udasumbwa. Abo wibyariye tukurate, data azaguhura ugukwiye, rumwe udukunda utizigamiye, n'uwaguhanze aguhore hafi, azakurinda amakuba yose. Nibyo ndangirijeho none, ariko nzongera ngo usubire, kuko uri mwiza mawe nkunda. Iki ni igisigo, ni umuvugo twateguriwe n'umuhanga yararimo gutaka umubyeyi wamubyaye kubera urukundo yaramufitiye. Abana namwe rero nizere yuko uko mugiye kubikora, reka mbibabwire. Ugiye gutekereza ijambo rya mbere, uratekereza inshuti yawe urayikunda, kubera iki uyikunda, ubyandike. Numara kubona impamvu uyikunda, uvuge ibyo yagufashije, nurangiza uvuge byose ubishyize ku murongo. Uraza gusanga havuyemo umuvugo w'amagambo 3 cyangwa w'amagambo 3 yonyine birahagije kugira ngo ubwire umubyeyi wawe. Abana rero murakoze cyane, nizere yuko ejo nzaba ndi gusoma imivugo yanyu, kandi nimuyinyoherereza muzumva ndi kuyisoma kuri radio cyangwa se ndi kuyisoma hehe handi no kuri televiziyo. Murakoze cyane, umunsi mwiza wa Saint Valentin. Abana turabashimira ko mwabanye natwe, cyari ikiganiro cyiza cyane, twizere ko mwaryohewe. Turashimira Pacifique umaze kutugezaho umuvugo mwiza, turashimira Papa Yambi nawe watugejeje inkuru nziza cyane, tugashimira na Tonto Dan nawe wadusobanuriye ku bijyanye n'umukororombya. Nizere ko mwakurikiye iki kiganiro, cyari ikiganiro cyiza kitwibutsa gukundana. Turabashishikariza kurema urukundo muri mwe, mukarwitoza, mukaruha n'abandi, mukaruha ababyeyi, ndetse muri no mu rugo mugakundana. Twize ibintu byinshi bitandukanye, batubwiye ukuntu ushobora gukora umuvugo uri mu rugo. Turabashishikariza gukora umuvugo, mwabonye ko ari ibintu byoroshye. Erega umuvugo biva mu marangamutima ari muri wowe. Rero imitima yanyu muyitegure, muyuzuze urukundo, ubundi mutugezeho imivugo yanyu. Turabakunda cyane, tubifurije umunsi mwiza.